njyewe none birandenga sandi byase bindenga ati nkumva urugo narusohotsemo bwanjye naribeshye inzu yanjye agahindukira akajyana abagabo mu rugo agahindukira agafata abagabo akabaraza mu nzu nyine dukodesha hanze birababaza cyane pole mama pole nagahinda kubona umugabo arira ariko nagahinda ibingibi ubwo umugore bafashe inteko yose njye naje hano kubabwiza ukuri yego kose gushoboka Clementine ntabwo ari umukene ubusa waba uri umukene ukirirwa byeri kuva mu gitondo kujya nimugoroba ubusa waba uri umukene ugacuruza iduka rya miliyoni 2 iyo pfumuye gusa kuri tubi waheje abantu kuriya iyo buriya cyokore kiri nani byo byaramba nishakira imibereho none se navuze hari ikibi navuze nose ushaka imibereho kwe bamfunge zashakira bagufunga ariko bande bagufunga abonye ari nde bafunze ambeshyira ko inzu nazimusohoyemo ari uzibamo akanazikodesha ari njye ukodesha ahubwo yego icya gatatu avuga ko nta mituweli agira dufite ubwishingizi turivuza birahita binagaragara system ihita bigaragaza niba uko muzifite yego icya kane twarabaye nk'umugore wanjye nk'umugore mu wansasiye tukararana tukabyarana sinamusebye gushya yego akora umumama w'ishyamba yo buri munsi uzikuna rwana base nugira ubushobozi ukazahagera bazakwibwirira yego kuri byambabaje cyane no kuri byananiye ako sanje ibaze ko umuntu agusereze usohoke mu mazu ugenda akodeshe ni ikibazo akubwire ko ngo avuge ngo ndasaba ubufasha iyo afite nk'umugabo amuzamura ruguru mu rugo akasiga bakingiranye mu rugo ejo nagiye ku ishuri na mwarimu wabo ejo nagiye umwari gardienne yazamutse saa 3 anyuraho reponse kuki wakererewe ngo madukingiranye kuko nanjye narebye ari amarira arimo kuriya nanjye bintera ubwoba hari umuntu bikora ku mutima yego hagati afata uriya muntu kamugoboke yego pe Clementine pe ni umugore wanjye twabanye imyaka 6 Clementine yishoboye yambara igitenge cyose ashaka ati winsetse Gasaro TV komera papa ihangane abajyanye mu rugo atashinga kabari n'ubundi mu rugo yego njyewe none birandenga sandi byase bindenga ati nkumva urugo narusohotsemo bwanjye naribeshye inzu yanjye agahindukira akajyana abagabo mu rugo naragiye ubwanjye habaye inteko ntanga ikibazo mu nteko mumubwire buryo ki umugore ngiye nk'umugabo ndasuka mu rugo rwanjye kayihereza abana banjye bayibemo agahindukira agafata abagabo akabaraza mu nzu nyine dukodesha hanze birababaza cyane pole mama pole nagahinda kubona umugabo arira ariko nagahinda ibingibi ubwo umugore bafashe inteko yose y'umudugudu n'akagari executive arahari yego avuga ko nta mugabo n'uyu n'umwe wemera kwinjira mu rugo rwanjye nanjye narubamo ahubwo afata itegeko wa mugore ugenda nawe ukodesha amafaranga y'aya mazu yego njye nabati ntajye ngushakaho mfite imiryango 3 hari inzu nini y'ibyumba 2 na sala twabagamo hari n'icyumba na sala dukodesha n'indi chambrette yego iyo nini ikodesha 12 ikoze neza ariko ni inzu nyine iyo chambrette ikodeshwa 8 ni 20,000 ubwo nabati byose jyana abana bajye baryamo ugura isukari ngiye ubuzima bwanjye nzabumenya ubwo niko byagenze umugore yanga kuva mu nzu n'ubu kuri sandire imbere y'Imana mu ijoro iyo nzu yanjye aho nkorera nka metero 500 gushika ku nzu yanjye sinjye njyayo no mu rugo n'abapanga baba mu Simbazi nibo bishyuza fakaya none ni ukuvuga inzu ninde uyifite kuri uyu munsi mama inzu iri mu maboko ya Clementine niwo wishyuza faranga yose y'inzu hanyuma
hari ikintu kiri buze kuncanga ndetse na benshi baza kubyibaza. Yatubwiye ko mu buhamya yatanze inzu ari wowe uyifite ati ndetse ngira ngo ikiganiro wambwiye mu gitondo ati ndi kure ikiganiro nashize. Iriya nzu byibuze ndasaba ubuyobozi, ndetse yongeraho ijambo ati cyanyereka nyakubahwa perezida wa repubulika, njyewe nkamubwira agahinda kanjye n'akababaro mfite k'uyu mugabo. mana yanjye nta kintu harenzaho. Mfite nimero ya mudugudu, umutekano turaturanye, n'ababanzi cyane n'abaturanyi. Yego. Kuri isa ubabajije kuri telefone iyo nzu ya Claude ninde uyibamo, byagusubiza nibyo nagenderaho. Rero buriya kuro hari ikintu turi buze gutekereza, hari ikintu nshobora kuzakora bibaye ngombwa ko natanga verisiyo ya gatatu y'aho mutuye. Ese kuko umugore nibaje akakubwira ibye, umugabo nawe akakubwira ibye, burya ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Yego ndabyemera. Hanyuma se nyuma y'uko ubona ikiganiro wambwiye uti ni n'umuntu wakinyeretse njyewe sinari mbizi, umugore we wagerageje kumuvugisha? Namuvugishije. Amagambo yambwiye nifite kuri telefone kuri record. Nakumvishe wayumvise. Impamvu nge nayumvishije ku munsi ndashaka tuyumvisha aba bantu. Yego. Nimba koko ayo magambo ari wowe Clementine ejo atazanavuga ati uyu mugabo yarambeshyeye, birashoboka yuko wa mugani wasanga n'uno mugabo ari mukuri. Nge mbere najya mvuga ngo sinenzi ko abagabo barengana, ariko buke buke uko ngenda mpura n'abagabo ngenda mbibona ko n'abagabo bakorerwa ihohoterwa cyangwa se akarengane. Umuntu yaje. Yego. Asanga hari umuntu gukora utuntu mu rugo dushyeye. Arambwira kora bitse n'ibyiza. Yegereze mikro. Ni byiza. Ati se ibyabaye wabimenye? Ibyo byabaye se. Ntabwo uzi ko kuri YouTube hose uriho, isi yose igusoma. Yego. Ntubagize ubwoba. Siko nta muntu arwaye nawe. Umeze bite koko? Umugore wawe yakureze ngo iki n'iki ngo uzamwica. Birantungura pe. Rwose ngo hari n'igihe wamufatiyeho icyuma. Arambwira ati gura mega nkwereke. Gura mega. Ugenda ugiye ku rubuga bita Agasaro TV. Mbona bije nasacinga murabijeho. Yego. Nje murasingira ubwo no kwimana singuhamagara. Ukuri. Kuko bira byose bifungisha abantu benshi bazira gusa. Kabagore baba bateye ubwoba. Ubwo rwose. Nje rero birantangaza cyane. Clementine sinyamubongamira n'umunsi n'umwe. Nanakorera nta n'umunsi n'umwe ndinjiramo. Uyu munsi afite akazi se ko yavuze ko abana bari mu bibazo, kurya ni hamana, amashuri shwi, mitiweli shwi, ati 9,000 sinabibona ntago ari umukene ahubwo ati ndi umutindi, ntago byakunda yuko nge naje hano kubabwiza ukuri. Yego. Kose gushoboka. Clementine ntago ari umukene. Ubuso waba uri umukene ukirirwa byeri kuva mu gitondo kujya nimugoroba. Ubuso waba uri umukene ugacuruza iduka rya miliyoni 2. Waba uri umukene ukijya mu afite iduka. Dicuruza iki? Akabari byose bikoramo. Ubu kuri saa tugiye ugafata moto ukinjira kwa Clementine. Clementine umuntu wifashisha. Hanyuma hari ikibazo mfite aho aza yarambwiye uti nitike sinzi ko nayibona. Ndamubwira ni ntacyuze nge ndaguhita ikigusubizayo. Clementine akubeshye no kuza kubeshya isi yose. Hago abantu nk'abari barahano. Clementine arifashije cyane. Ndetse nitike rwose nanumva iki kiganiro nzi neza akazabyumva narayimuhaye arayakira. Ikimenye. Ubu dushyize muri telefone mu koranabuhanga mituweli turivuza nta kibazo. Yego. Abana bariga. Umukuru yiga Kicukiro. Yiga kuri groupe scolaire ya Kicukiro. N'amafoto ndayifite hano. Njyana mu kiganiro mvuye ku ishuri. Uko umwana yambwiye ati dushaka abantu uyu mubyeyi. Mpageze barambwiye ati nyine urabona igihe cyaratangiye amafaranga ngo kwishyura amafaranga y'ishuri. Ntabwo yabimbwiye umwana, ntabwo yabimbwiye kuko tutabana buri munsi anyura mu rugo. Buri munsi kuko ava mu rugo Nyacyonga, urako Nyacyonga ya Kicukiro. Uteye Kicukiro wowe. Nuye Nyacyonga hasi. Ako bariga Kicukiro. Abana babana na mama? Barabana. Ako mu gitondo buri mwana aza gufata amafaranga y'itiki kuko ni mutoya. Mwana imyaka 8 kuva Nyacyonga ajya kuri Kicukiro. Muri amafaranga 200 muri munsi y'igare. Hanyuma turagerageza ongeye twumvisha iyo record. Yego. Clementine umva mana niba ari simbizi. Hari ibyo rero cyane umwanya mfite kujyayo.
utangiye kwinigire ngaho se mujyane mujyane asibadabiye kunciye ngo tumukira abana amashuri kura uzakumvire kubera iki koko iyo mfunguye fata kuri YouTube waheje abantu kuriya iyo buriya ndagukorera ikindi samani nani ibyo by'uramba nishakira imibereho none se navuze hari ikibi navuze nose ushaka imibereho kwe bamfunge zarushakira iki bagufunga ariko bande bagufunga abonye ari nde bafunze nose badabi imibereho nje mfunguye kuri YouTube ndashaka usikuri ntangaje buriya ubundi kwisoma uri kwisoma uri kwisoma hehe bino kweretse neza leta kuko mama dabi nta leta zirimo nawe mbabarira zirimo se leta ziri hehe leta ziri hehe nta kibazo kirimo ari kuko iyo atari ibintu bibaho bikanarangira nteze njye nkubwiye ko nyanga oya nta kibazo ariko kiba kiri kongera nimba mba ndi kwishakira amararo kugira ngo ndebe ko bwacya kabiri ntabwo bivuze yuko hari ikibazo cyakubaho ndetse ubundi wibwira ko nshatse kugufungisha warara udafunzwe ntuse wakabimenye nyine ntacyo nyine ni nanjye ni nkaho nta kibazo na kimwe kirimo ati winsetse mujyane nyine ngayo nguko rero umugore ati ngewe nishakishirizaga imibereho ariko hari ikintu ushaka kwibutsa abantu ko kuza ku mbuga nkoranyambaga guharabika cyangwa se gusebya cyangwa se kuba watera umuntu urubwa ari icyaha gihanirwa n'amategeko sinzi niba abantu baba babizi ndetse no kuza kubeshya abantu ukaza kuba waza hano ukarira amarira angana ariya marira angana kuriya yakuye he Sandiri ababibonye benshi batangaye nanjye ndatangaye nkubiswe n'inkuba nanjye nk'irekodi nasemo uhamagara nagiye kujyana umwana ku ishuri koko nasinoga mujya ku ishuri kuko serivisi yose ngomba kuyikora nk'inshingano nk'umubyeyi kuko njye nafashe umwana ntabyaye nkamwita uwanjye yego ikintu cyose nkamwita umwana arankunda n'ubu umuhamagaye umwana ankunda kube cyane ahubwo hari ahantu nasomye kuri iyo nkuru ngo twabaje ngo ahubwo ngo umwana hari umwana mutoya ngo ubaza ngo papa abahehe ngo papa abahehe ngo azaza kandi turaye muri metero 300 saa sita nimugoroba mu gitondo turabonana buri kintu cyose barashimbaza hanyuma harya witwa papa Papa Davina yego niko umfura yawe yitwa hanyuma papa Davina hari ikintu ndibwibaze tubwize mu by'ukuri iby'ukuri ndetse n'ibyo yabeshye hano yego niki bihe bintu yabeshye akabeshya abanyarwanda ndetse n'abakurikira YouTube iki ni icyaha gikomeye ikintu cya mbere yanshinje umufatiraho umuhoro yego icyuma ambeshyira ko inzu nazimusohoyemo ari uzibamo akanazikodesha ari njye ukodesha ahubwo yego icya gatatu avuga ko nta mituweli agira dufite ubwishingizi turivuza birahita binagaragara
system ihita ibigaragaza niba uko muzifite. Yego. Icya kane avuze ko abantu batiga. Yego. Nta kindi kimenyetso narenzaho nyuma nabikweretse yego ubwo siko nkawe Sandrine ari wowe n'agahinda umuntu yaguteje ribu kuriye ugenda ufunge kuriye ngo gushaka imibereho ni ikibazo gikomeye uretse na ribu n'ubunyamaswa si ubumuntu kuba waza ugaharabika umuntu hano basi mufite nk'ubushobozi mukari kuri tere mukabaza mukabara santimetero ahantu bose abaturage kababwira Clementine ni umumama w'ishyane twarabanye nk'umugore wanjye nk'umugore mu wansa si tukararana tukabyarana sinamusebye gushya yego ako ni umumama w'ishyane yo kuri isaha ubwo hari nimero umugabo acumbitseho ahora amamagara buri munsi n'umunyesibo afite n'undi mugabo oya ahantu akorera acuza akabari yego ati Claude ni kuri arubayeho mu buryo buzima ati ngiye maye kundenga ati ntambara buri munsi uzikunarwana basi nugira ubushobozi ukazahagera bazakwibwirira yego no umunyesi banakodesha ahantu akodesha kuri aya mazu ngwaye nimero ye mukavugana nta kintu amubwira pe ni umuyobozi nawe yego yabikwisobanura byose hari ikintu ndibuze kwibaza papa Davina cyangwa se Claude yarasebejwe cyangwa se yaraharabitswe ni iki kintu wasaba leta nkawe nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu waharabitswe urabara njyewe ni ukuri pe ndi umuntu mukuru cyane imyaka mfite si y'ubwana kwitekereza nkanisubiza izi risike iranshizemo ziteye ubwoba cyane ni ukuri nasaba izi nkuru yankoresheje hano tugahura tukajya muri tere cyangwa n'inzego zibishinzwe mu kimwe zibibona hari abantu benshi cyane gushyira komenti uriya mugabo ari inyamaswa n'iki agiye ahantu hamwe ngira ngo mu kanya wose umbwira uti komenti zarankomerekeje cyane byankozeho bansebya banuka njye n'umupapa witonda njye ndi umuntu ukunda akazi akunda n'ibiganiro simvuga amagambo menshi cyane wenda ijwi ryanjye kuko maze iminsi ndwaye bagihanganiye cyane nta kibazo ni ukuri byambabaje cyane no kuri byananiye ako Sandrine ibaze ko umuntu agusereze usohoke mu mazu ugenda akodeshe ni ikibazo akubwire ngo avuge ngo ndasaba ubufasha umuntu afite akabari iduka rya miliyoni zingahe hari umuntu mu muhanda ufite ikibazo uri Masaka wenda mu bitaro wasaba ubufasha uyivuze umuntu kuba misingi virunga mu muhanda ibyo ni ibintu kwere kunoza kuvuga nk'oyamanuse cyokora abanyamakuru ku mugana nawe duhurana byinshi koko umuntu kuza kubeshya hana akabeshya ibintu nk'ibyo biteye ubwoba ngiye usho kuba umuntu mugare ushobora ibyo mubuze ndikwisobanura wenda ugeze kuri tero kirebera basi nyemera dufate moto tugende nkwereka ahantu cyuza naho nzahagera ndabigusezeranyije pe naho nzahagera nzaza amagere mbaza abaturage baho mbaze ko bimeze kuko uyu munsi hari umuntu ushaka kuvuga ati no mugabo ari kwigira mwiza abandi aturiya mugore ariko njyewe nzaza no nkore research yanjye mu bantu bahatuye aho ngo babaze se Clementine n'uriya Claude bari babanye bate ese mwababonaga gute nk'abanyamakuru cyane ahubwo nyine kuko umunsi yashize hari ikintu havuze yagiye gutanga ikirego mu bunzi ngo ndashaka ngo ngabane inzu ngo umutungo ngo twashakanye n'umugabo wanjye njye ubwanjye ibintu sibyo nkeneye hari bashaka iyo umva icyambere iyo mfite umwana wanjye nkabyara umwana umwe babiri nkagira amahirwe mu mujyi wa Kigali nkagira agashambulete Kigali nitwagurisha se nkayarya nkashyira wenda izo nda zanjye nakashyira abandi bagabo bawe abana bazabaho bate ni ikibazo inzu zigumemo niho urumva niyo mubyeyi w'abana banjye zigumemo bigaburire n'abana bawe zigaburire abana banjye nta kintu nzakubaza ntaramagara bimubaza ahubwo ejo bundi nagiye nsanga yagiye mu mvura nyinshi cyane nambuti ko ufata amafaranga buri kwezi inzu ikaba igiye gusenyuka nyuma yaho nimara kugwa hasi bizagenda bite ni ikibazo wowe nta kintu ushaka cy'imitungo ibyo nashaka njye mfite amaboko ndakora nta kintu bashaka cy'imitungo ikintu bari mu mazu yacu nabyo yabwiye abunzi nta kure abana umunsi nawe ntakiriho umwana agiye mu muhanda yego amafaranga nashyira Sandrine narashira umpaye miliyoni 2 nkagira nkazinywera iminsi 3 cyangwa nkajyana mu ndaya byamarira ikibazo ariko nyuma ya wa mwana bimugiyeho ingaruka nyinshi cyane hanyuma abana banyu bamaze gukura ese ntibabona amakimbirane cyangwa se ntibayabonaga mugirana na mama wabo dore ikindi kintu rero navuga kuri mikoro bikambaza cyane
kuko urabona uwo mwana Davina yiga Kicukiro akora urugendo n'isaha urabona mama we ni umuntu arasinda cyane afite akabari iyo afite nk'umugabo amuzamura ruguru mu rugo akasigara akingiranye mu rugo ejo nagiye ku ishuri na mwarimu wabo ejo nagiye umwari gardien yazamutse saa 3 anyuraho réponse kuki wakererewe ngo madukingiranye barabiza abakingirana mu nzu akaza kabakingurira amasaha ageze kandi umwana Davina mutoya wiga Kicukiro yabo ngo amugire n'imbabazi amukubita amafaranga atiki byose ninjye byisharijeho byose arabizi. Nukuri abantu tureke guharabikana, tureke kuza ku mbuga nkoranyambaga twigira batagatifu cyangwa se twigire beza. Niba uri umugore koko nyamugore, nimba umugabo aguhemukiye nibyo koko kuza kubivuga ntacyo bitwaye, bisigira benshi isomo n'abantu bakumva batari bonyine. Ariko nanone niba uri umugore ukaza hano guharabika umugabo wawe cyose niba umugabo ugarabika umugore wawe, rimwe njya nkunda kuvuga ngo ukinisha kurya ukabihagiramo. Ushobora uyu munsi gusebya umugabo nawe bikaba wahura n'umugabo nk'uko kose nawe akakugeza yakavuga uti iki ni icyaha yankoreye. Ndi nabashe gusomera nkuru dore uko bimeze. Nabaye gusomera nkuru ifite nk'iminota 40 nagiye nsoma nkafata inyinuza ardushana yamfatamo tw'ingenzi nkatubika ubwanjye. Ahantu bavuze ngo nagiye ngo gugurisha ngo iwabo ngo njya mu cyaro ngo mama 300 njye kubizana mu cyaro. Yego Sandrine mbwira buryo batakuze ukagenda umakaburisha umunani w'isambu umugabo araje mu mafaranga 300 ngo bizane bibaho ikibazo gikomeye batakuze bibaho ni ikibazo nawe umurupe mu tugira inama nawe nkunda ko ukuri kujya hagaragara. Yego wagenda kwasobukwe uri umugabo ntibakuze bakabari 300 y'umunani w'umwana wabo oya ntago bishoboka bagaguza wakira 300 ngo gende ahantu twabaye bwa mbere uwo mugana guze ikibanza nawe niwe turaturanye bose nako ukuri ni gukora akora ibimenyetso nta kibazo kro ngewe ibyo bimenyetso koko nimba bihari bizagaragara kandi bidatinze. Umunyakuri hagati ya Claude na Clementine azagaragara ndetse ngewe ngushimiye cyane kuba wavuze uti hari by'uno mugore ejo hari kuzaza umuntu akaba yanamufasha cyane ko abantu babona umuntu umeze kuri yamarira benshi ati Imana dufashe uyu mubyeyi. Ariko uyu munsi ndetse n'amafoto y'umwana afoto biga Kicukiro ara groupe scolaire ya Kicukiro ni ishuri ryigisha mwese mararize ni primaire gisha neza cyane. Yego umwana ariga neza agira amanota meza ngira tangajwe ngo ntiyiga ni ikibazo gikomeye cyane ndetse ntago ari imyitwarire yaho byose n'abarimu barabizi ntago ari imyitwarire myiza ku muntu w'umubyeyi. Ni ibintu bibi cyane nimba koko ariko kuri gusa nkurikije record maze kwiyumvira hano ati nari ngiye kwishakira ubufasha 80% kuvuga ngo abana ntibiga nta mituweli ntaki Imana imubabarire. Ariko n'ubundi ntibirangiriye hano ku mugana n'ubundi nzagaruka muri wa baturage kandi ngiye gushimiye cyane kuba uyu munsi wampaye version yawe kambwira uti naye ndashaka kuza kubwiza ukuri abanyarwanda ndetse n'abakurikira YouTube aho bari hose abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane ndetse tuzasubira murakoze kandi wihangana nakongeraho. Yego hari umuntu kuko nanjye narebye ari amarira arimo kuriya nanjye bintera ubwoba. Hari umuntu bikora ku mutima. Yego hagati afata uriya muntu kamugoboke. Yego pe Clementine pe umugore wanjye twabanye imyaka 6 Clementine yishoboye yambaye igitenge cyose ashaka ndetse yaje yambaye ubukweto ashaka rwose bwacitse isakoshi arigure amaparo jeans nziza yamara amaparo meza buri kintu cyose agifite. Clementine ateka kuri gaze afite televiziyo afite iduka nge sinamusebye ngo iki niki turaturanye n'umugore wanjye. Kro reka iki kiganiro noneho ngewe tuzakora iki ubutaha mu baturage uzamfashe nawe ndetse nzoreza ngaha ndetse abakunzi banjye navuga ngo nuko nyine bigenda ariko uyu munsi reka dushime Imana ko tumenye ukuri. Wakoze cyane. Nawe murakoze cyane. Gasaro TV.